genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambire gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe ndagusaba ikintu iki sinze kubona ibyo bintu byawe kujyana aha muri salo uramutse twishimiye inzu twazajya ubura ahantu hazi kurara umva mana ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi takupiga siku moja wewe urimo kunyumva neza aya ntoke macho shiri birabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndazana iy'icyuma reka nze mbere kuko intama zambara Margot abe shikamu papa icyayi kiri icyayi ntikiraboneka nabanje gukora indi mirimo yo hanze mvunye ibintu uri kumbwira amasaha y'akazi nta cyayi gihari warimo uratunganya ibiki reba imyenda ukuntu isamo imbere nyine nari mbanje akazi ko hanze nkarangize hanyuma ubwo ndi gukora nakumva apana Margot si ibi ngibi twumvikanye Jeni mbwira nimba ndabona ko byatinze ariko nagira ngo tubiganireho ibi bintu bitongera kubaho urabona atari ngombwa ko dushaka umukozi akajya amfasha akazi ni kenshi niba nkubaye amasaha kutarangwa icyayi ni uko hari kandi kazi nari nyirimo gukora kikaba kitaraboneka ugomba gukora buri kintu cyose kirimo hano nta mukozi nge nzazana ubu se twabura amafaranga yo guhemba umukozi koko oya Margot apana kuzaza umbye ibintu n'ibyo ngibyo wowe urahangaho ukorera ngahe urahangaho ari igiceri cy'ijana unzanira ese ubundi nkubaze muko usigaye witabisha amaguru nk'imbwa urabona ukuntu uzi ukimbagira umuntu araguhamagara ntuzi no kwitaba icara rero cyangwa ukomeze uhagarare nkubwire uhagaze ubwo uhitemo ikikorohera ese mama nakoze wakoze iki harya we na Rubereti ngo mwarebanaga akana ko mu jisho ngo akana ko mu jisho ngo urukundo Rubereti rero ubu ngubu noneho ibyo byarangiye namwirukanye byarangiye Rubereti namugiriye neza muvana hanze muzana mu nzu Rubereti namwishyuriye ishuri ntekereza ko yaba umwana nk'abandi aragenda aragushuka amanota yawe arayamanura ngo muri mu rukundo ngo murarebana akana ko mu jisho ubu rero ndaza kureba uko ubigenza eske ngira umwanda kugeza aho utabasha kumesa imyenda yawe ntago ariko ntayibasha nabanje gukora bimwe mbirangize nkore n'ibindi non c'est pas comme ça qu'on doit vivre Margot non kora buri kintu cyose kive mu nzira sinshaka kubona ibintu bigenda biri gusibye n'akazi konyine no kuba uri mu rugo wenyine nabyo ni ikindi kibazo rero n'irungu ryatuma udakora neza akazi wari ufite ngo ukarangize ufite na morale unanipotezea time nagiye mfite cyo gutakaza rero mubwire nyine niyo mpamvu nakubwira ngo twashaka umukozi wenda akajya afasha
imirimo imwe n'imwe simvuze ko nanjye ntacyo nzaba ntazamufasha gukora ariko nibura yamfasha nko gufura akamufasha guteka nanjye nkakora ayo masuku urumva ubu ngiye guhangana nawe tugiye kujya duhangana kuva mu gitondo hari tugeze nimugoroba Why? Unanchosa. useka byanze kuko ndabigirana yaranyirengeje ese ubundi nkubaze utsindwa amasomo wabuze iki wabuze amafaranga y'ishuri wabuze iniforume wabuze amakaye wabuze iki ujya kwiga utariye cyangwa niba ari n'iyi televiziyo yirirwa ikurangaza ngo urumva umuziki uhindura shene uhindura iyindi nabyo ndaza kujya nsiga mbikingiranye noneho mpangane nawe kujunja amase nkabona ntacyo usubiza ni ukuvuga ko ntabyo ufite byo kuvuga ntabwo ari we mbaza nta soni umuntu w'inkumi ujya ku ishuri agaherekeza abandi agatahana ubusa umuntu yaririye akimara ugatahana n'amanota atageze kuri angahe umumara amanota ura ni makeya urumva arariye nyine aguhagije Kodi, karibu abahano. karibu Bera ni karibu Amakuru yayo. Mariko, uraho ni karibu usanze bari ndi mu kazi ariko ntacyo nari nkarangije Jane Marie, niwe utiyogeza. Nta mukozi ufite ufite? arashanga byikoresha Mariko, mubwire. None se abajane barebe ko twabigenza? none siko zubakwa Nibyo se wakubwiye ko ariko zubakwa. Hase niburaye ku buryo mutashaka umukozi. shanda kikorera pe Kirabo we, ukuntu ubona atangiye kunanuka nta n'ukwezi kurashira. Noneho nta n'urukumbuzi ukigira nta bwuzu bari kera waba wanyoraguye wagize gute? oya nubwo uri kusanze ndi mu kazi nanze kugusiga amazi dore wowe wiyambariye neza yibereye mu rugo yewe Ibi si byo bita umuruho. Turimo twirukankira ngo ni za rugo we. oya sha oya bivuga gutyo reka nze nkuganirize Sije ndababaye pe. Ndababaye. oya nuko We, umeze nk'utaranamenye n'ibyo ukora dore uko wanyiguze dore uko. Marigo, ndasetse we, ndasetse dateba. N'ibyo urimo urasa nk'utabizi ndebera filime uri gukina sheri baba we. niho tugenda tukuganiriza tugenda twicare Ngwino ubwire. kanze kumbwira amakuru nigama nanjye ntukandenganye ngo nabonye amanota mabi nanjye ntabwo nari norohewe natekerezaga kuri papa mu bibazo bimbanye byinshi rero niyo mpamvu amanota yanjye yamanutse nta kindi cyandangaje pe rubere turamubeshye ntabwo nshaka guterana nawe amagambo ubu ngiye kujya nkwereka ibikorwa noneho nta n'ikindi mva mu maso tumuka ugende soni Cyushadisi. Ndumva unteye impuhwe, ndumva ngize agahinda. Ariko rero, kunya abagabo baranabuze. Mu bintu muzantwerera n'umukozi muzamushyiremo. Ntabwo nakwihanganira kuza ngo nkigera mu rugo bitemera gutya nkubane. No, Mariko. Nubwo wabona umwanya wita ku mugabo wawe sheri, uri gucuragana mu mirimo yose yo mu rugo.
hari imirimo igomba kuba iyawe, hari imirimo igomba kuba umukozi, kugira ngo byibura habe hari ukuntu waruhutsemo gatoya wite ku mugabo ufite umwanya. Reka inshingano zo mu cyumba zikunanire rero ngo uri koza amasahani. ahangaha twibera ntabwo ubuse naza no kugusura naza se nkasiga ndi hano muri kano kazi ndabona ngiye gusura kunsura si cyo ntekereza yuko ari cyo kibazo. Ngiye ndabona harimo n'ihohoterwa so kukubeshya. oya ntabwo Urumva umugenisha hakuze stress umuntu aba afite mbere yuko ubukwe buba. Imvune zose nurangiza nugera mu rugo kuko uburu uhamagara uburu utuma uburu bwira gukora utuntu nk'uko. cyane uko nyine ariko nafashe icyemezo cyengeye kumushaka nugira niba nta hari uzi se wandangiye. Ngiye ndabona rero ntabwo ari ukugushuka no kuri Margo. Ntabwo wabona umwanya wita ku mugabo wawe. Ntabwo wabona umwanya wo kwita ku mugabo iyo mukiri bashyashya mu rugo. Umugabo akeneye keya, akeneye ko utuntu twose tumukorera neza. Ubu se waba uri gutegura icyayi ugahanagura inkweto ugatera ipasi uka iyo mirimo yose yo mu rugo wajya ushuduka umugabo yagiye nta n'akabizo yaguhaye. ndaza kumushaka rero kumfasha ubingiremo nyine nawe niba hari uzi Yako umukozi yarimo akoropa anoze n'ibyombo byibura ureba ko ipasi y'umugabo imeze neza, ureba ko urukweto rwe ruhanaguye, ureba ko utuntu twose turi ku murongo. N'uwo murete ukaba ari wowe witekera. Nuse uraba urimo ucuragana uzashuduka usigaye umuzanira icyayi ufite imikori y'imyenda y'amasahani y'ibiki. ndaza kumushaka Nyagasani bigufashemo pe bitabaye ibyo simbihamya ko n'umwana wamusunika umugongo wawe waramaze gucika. yawe naramubonye Umwanya wo gutwita ntabwo ntekereza yuko wabona uri amahoro. naramubonye sha Rero nari nanze guca ku rugo nyine ndavuga ngo reka mpanyere musuhuze nuko nyine reka nkomeze ngushakishirize niba namubona nzakubwira. harya mbwe ko witwa Chantal? Ego. hanyuma nagira ngo nkubaze hari ahandi hantu waba warigeze ukora akazi ko mu rugo? Ego nyene harahari. wavanyweho n'iki se? Navanyweho n'abagabo nyene. cyane bimwe by'abakozi mukunda kujarajara uyu munsi mwaraye Nyamirambe ejo mwaraye Gitega ejo bundi Kicukiro akarenge kanyu kagahora mu Oya nzira. mabusha. Oya. Okay, ndizera ko tuzakorana neza rero. Cyane gose. Nizere kugira ikinyabupfura. Yego. Ikindi ugira isuku. Ego. Ikindi akaguru kawe kadahera hanze y'igipangu. Oya ngeni ngaho. Nasimbutse nagiye kugura amayinite, nasimbutse ngiye kwitaba telefone, amaguru agahera mu nzira nkasanga ibintu byose biranyanyagiye nta kintu na kimwe kiri ku murongo. Oya ye ngeni ngaha nyene. Isuku urayizi. Yego. Imyenda urayifura gake. Yego. Ukamenya guteka ibiryo ntibishirire ntukiremo umunyu mwinshi. Cyane gose. Tukiri ku byo guteka rero no kubijyanye n'ibiryo. Hano umukozi arya rimwe ku munsi. Inshuri imwe arya rimwe ku munsi. Se mabusha. Ntamwe mujya rimwe ku munsi. Ibyo ntago bikureba. Twarya gatatu, twarya gatanu. Nakubwiye ko umukozi hano mu rugo rwanjye. Joho nabaga najyaga gatatu ku munsi. Aho Twabaga icyayi mu gitondo, saa sita tukarya, nimugoroba tukongera, urumva ni inshuro 3 ku munsi. Aho naho wabaga rero hatandukanye n'aha ngaha waje kuba. Hano umugati n'uwanjye n'umwana wanjye umwe w'umukobwa. Urumva? Nitwe turya umugati, nitwe babiri tugomba kunywa icyayi. Tongera ngaruke. Nzasanga ariko iyo mirimo yawe yishyize nakoreka nkureka ukomeza ukora ko wasanze. Ariko nibona umukozi ndangiye. Yego sheri wirirwe neza. Cyangwa nibumva akazi utazagashobora. Inzira yakuzanye wayibonye, usohoka utumuka ugende. Mabuja ni ukuri kose ngenze nzogerageza. Okay, niba uzagerageza rero ni byiza. Yego. Ugiye rero gutangira akazi. Ariko ndabona ntazi ibyo waje wambaye. Ngaha amaherena ku matwi uhita ukuramo. Kurema ibyo bintu, kurema amaherena ndabona ibikomo, ndabona ibindi ku maguru. Se ubundi ubungubu koko ibi bintu ni ukuremo byose ukuremo utazanyigishiriza n'umwana imico mibi. Urumva neza? Kumviriza. Kuramo byose. Ibyo ngibyo ubikubwo uzajya ubyambara watashye wasubiye iwanyu. Yego. Kuremo byose nibyo mbona byo ku maboko nabonye no mu ijosi hari ibindi wambaye ukuremo. Hanyuma ubundi ndizera ko tuzagendana neza. Witegure uhita utangira n'akazi. Urumva? Fata igikapu cyawe hanyuma ugende. Sinakweretse icyumba.
Yego. genda urebe aho ugishyira hanyuma winjire mu kazi gahaguruka izere ko bizagenda neza kandi Yego mabuja.